Okay guys, ngwaye ikaze kuri channel yanjye ya Tutekiki, nizere ko umeze neza wowe uri gukurikirana aka kanya. Nk'uko bisanzwe rero, iyi ni ya channel yacu igenda tugezaho utuntu twiza. Niba utari wakora subscribe, wakanda subscribe kuri channel yacu. Hanyuma ngiye kukwereka uburyo wabikura bitara yawe akakugeraho muri wallet yawe, muri wallet yawe iyo ari yo yose. Hanyuma ngira ngo urabona yuko kuri total balance yanjye mfiteho izi ngizi za bitara. Nakweretse uburyo ushobora kuminingamo iyi ngiyi platform bayita bitara. Naberetse uburyo wowe ushobora kuyikoreshamo kugira ngo mwese video yabagezeho, kandi nk'uko bisanzwe rero buri munsi iyi channel yacu tugenda dusangaho amavideo mashasha agenda yerekana uburyo izi platform ngizi twazibyaza umusaruro. Wowe nugukanda kuri link urasanga muri comment, numara kuyibona iyo link niyo uri buze gukoreramo amafaranga. Ngira ngo mwese murabizi neza cyane. Ngiye kukwereka noneho uburyo ushobora guswapa izi bitara ukazihindura USDT hanyuma ukazibikuza. Ngira ngo urabona yuko ngiye mfiteho izi ngizi 2650 nizo mfiteho. Ubona ko mining yanjye naberetse uburyo bamininga, ni ukureba ads ugakanda no kuri mining, hanyuma ugahita ubona mining yawe ihise itangira. Nk'uko bisanzwe rero, nituza hano kuri mission turaza turebe niba misiyo zacu zose twarazisoje. Ngira ngo urabona yuko twebwe twarazishoje. Niba ari ugukora, ngira ngo urabona niba narakoze izi ngizi like kuri X yabo ngakanda hano. Niba utakwiriye uragera murimo neza bahita bayivivura, upfa kuba wakanze kuri link gusa. Ahangaha waza hano kuri friend, iyo umaze kuza hano kuri friend nabwo gutumira biba byemewe. Aba nibo ba friend mfite hano, yuko maze gukorera izi ngizi z'ibihumbi 400 nindangiza nkaza ahangaha. Noneho tutari twajya kure, ahangaha kuri invite urabona iyo utumiye abantu 5 uhita uclaiminga bitara 500. Niba ari abana 10 uhita uclaiminga 1200 za bitara token, hafi $1 n'igice kimwe. Ngira ngo urumva ko ari amafaranga menshi. Niza hano nkaza ahangaha kuri wallet yacu, urabona yuko kuri balance yanjye kuri balance yanjye mfiteho USDT 1.46. Ngira ngo urabibona. Noneho ngewe ndahita nza hano kuri swap. Nimara kuza ahangaha kuri swap nkaza nkahita nkanda izo nshaka guswapinga. Urabona, ngira ngo mwabonye ko ari 650 mfiteho. Urabona yuko ni amadolari 4.6. Ndahita nza nkande swap. Ngira ngo urabona yuko namaze kuziswapinga. Hano hejuru urazibona, urabona ko mfite balance nsigajeho izi ngizi kuri nuza yacu. Urabona yuko ubu ngubu mfite amadolari 6. Ngiye kukwereka uburyo ushobora kuyabikura. Nibwo buryo ngiye kukwereka. Nuza ahangaha kuri withdraw, ukaza ahangaha kuri withdraw, urabona yuko ufite available USDT available ni $6 nizo ufiteho, nizo ushobora kubikura. Ugafata aderesi mu ntuza muri Trust Wallet cyangwa se Binance ya USDT ukoresheje iyi network, cyangwa se washaka ugahindura network ushaka. Haba ari network nyinshi, BEP20, Money network, Solana, bitewe n'iyo ushaka niyo ukoresha. Kubera ko ngewe namaze kubikura amadolari 10, nta yandi ndimaze gukoreramo, kuko nkwereka uburyo ushobora kuyabikuzamo. Nituza muri Trust Wallet yacu kugira ngo mbereke ko nayakuyemo amadolari 10. Gusa minimum yo kubikuza ni amadolari 8. Niyo mpamvu ubonye aya 6 nayabikuye. Abantu bari muri groupe yanjye nibo bazi uburyo turi kuyabikuzamo, bo barabizi. Nawe yijoininge, nawe wayijoininga urahita uza ahangaha. Ngiye kwereka noneho uburyo wowe izi ntuza zawe wazizamura. Niuza hano kuri friend, ubundi icyangombwa tumira izi ngizi uziclaiminga. Urabona, reba utumiye nk'abantu 50 ukita claiminga
amadolari 8 za Gabitara. Ibi bitumye abantu ijana ni ibihumbi 20 bya bitara. Ukumva ko ari amafaranga menshi cyane, ntabwo ari amafaranga makeya. Noneho miningi yo ngira ngo murabizi nk'ibisanzwe, ni ukujya uraza gukereyiminga buri masaha 8.